uko wasetinga telefone yawe ntizongere kugikumarira amamega vuba vuba. Nk'urugero, hari ukuntu uri kuri social media ariko nta application uri gukoresha nka WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube cyangwa se andi application ukunze gukoresha. Hadashize iminota 5 maze ugura internet, nk'urugero uguze internet ya gigabyte, hashira iminota 10 bakakubwira ko umaze gukoresha 50%, hashira indi minota 20 bakakubwira ko umaze gukoresha 70%, hashira indi minota 15 bakakubwira ko internet yawe uguze nta n'isaha ishize imaze gushira. Muri iyi video ngiye kukwereka setting ugiye gukora kugira ngo habe uhuze application amwe namwe kukumarira internet kandi utari kuyikoresha. Nk'urugero, hari application abari muri telefone yacu ariko akeneye update, ugasanga igihe uguze internet yawe ayo application yahise yi-updating. Muri iyi video rero ngiye kukwereka setting urafunga muri Google Play Store kugira ngo ihagarike kwi-updatinga kwa application ndetse no kwikina kwa video yerekana uko ayo application yawe akora muri telefone yawe. Icyo ngusaba rero nuko nkurikira step by step kuva ntangiye kugeza ndangiye kugira ngo utaza gucikwa n'akauna kamwe. Ariko mbere na mbere yuko dutangira, reba kuba kandi subscribe kuri YouTube channel yacu, ukora like ndetse unatange comment utubaza icyo twazakubwiraho ubutaha. Reka rero dutangire udatinze mu bintu byinshi, kwereka uburyo bino bintu ugiye kubikora kuri telefone yawe kugira ngo ikibazo cya stress cyo kukubwira ngo megabyte zawe zirarangiza igeze kuri 90% kandi utazikoresheje ugiye kugikemura. Reka dutangire rero nkwereke step by step uburyo ugiye kubikora. Aha, step by step rero, step ya mbere urahera ushaka Google Play Store yawe. Urinjira muri Google Play Store yawe ngiye hano. Ukirikeho. Nugera muri Google Play Store rero bari bukwereke application hano nkuko bari kuyatwereka hano muri home. Urabona hano harimo application menshi, amagame. Rero iyi setting ifunguye hano ituma application zishobora kwi-updatinga se, cyangwa wakanda hano kuri application bakakwereka video y'uburyo application ugiye gukoresha ikora. Nk'urugero, hari ukuntu tuba dukanze hano kuri Pixivas. Murabona ino Pixivas. Hepfo hari igihe haba hari amavideo akwereka uburyo Pixivas ihita ikora. Ariko rero twe datenze mu bintu byinshi, reka nkwereke izo setting kubera ko ngewe hano kuri Google Play Store yanjye iyo setting na iPhone zitume izo video ziplayinga cyangwa se ayo application aki-updating. Uraza ukirike ahangaha kuri profile yawe muri Google Play Store. Ahangaha noneho nuuze uhakirike. Nuhakirika rero urabona ko bari buze bakwereka account yawe, kujoininga amagame, kumanaginga ama-app, notification. Ariko twebwe icyo tugendereye, uraza ukirike ahangaha muri setting muri telefone yawe. Setting dukirikemo. Nukirika muri setting rero hano bari bukwereke setting nyinshi, biri general account preference, notification, network preference, bakwereke family control, about. Ibi ngibi nabyo rero ku muntu wese wakoze subscribe nabyo tuzamubwira icyo bifasha muri telefone yawe cyangwa muri mudasobwa yawe. Ariko twebwe turaza duklika ahantu handitse network preference, bijyanye na data usage for download and auto update. Hano bisobanuye gukoresha internet yawe cyangwa se amakuru mu bijyanye no kudownloadinga cyangwa se ku updatinga ibintu. Wowe uraza uhakirike. Tuhakirike. Tukirike kuri network and preference. Nukirika kuri network and preference rero hano bari bukwereke ahantu handitse ngo app download preference only on any network. Hano bari kukubwira ko uza downloadinga ama app igihe uri kuri network. Hano hepfo bakakubwira ngo auto update cyangwa se kwa kuntu ku updatinga ama application. Ubundi ku updatinga ama application ni igihe haba hari features zari zidasanzwe muri application, noneho bakazishyiramo, noneho wajya kuri Google Play Store cyangwa bakaguhereza notification ukabona ko ugomba kuza updating. Rero nukuvuga ngo auto update app with limited amount of mobile data. Hano bari kukubwira ngo ama application azajya yi-downloadinga utabigizemo uruhare, bikozwe na software ziri muri telefone yawe igihe ufiteho ama data cyangwa se bundle za internet nyinshi. Ari nayo mpamvu hari igihe usanga nyine bakubwiye ngo umaze gukoresha 90% kandi mu by'ukuri nta kintu wigeze downloadinga cyangwa se na social media wigeze downloading. Hano hepfo harahanditse autoplay video. Autoplay video rero ni hamwe ama video yo kuri social media cyangwa ku application ukoresha ashobora kwiplayinga igihe uguze mobile data kandi bigakorerwa imbere muri software ya wowe utabizi. Rero muri iyi video niyo mpamvu ugiye kwereka setting ugiye gufunga kugira ngo ibyo bintu byo kukubwira ngo umaze gukoresha 90% MB zawe nta minota 5 ishize urahita ubifunga. Icyo urakora rero uraza kandi hano handitse autoplay video.
ahantu nukanda hano hantu handitse autoplay video rero hano urabona ko bari bukwereka ahantu handitse ngo autoplay video at any time, autoplay video over wifi, autoplay don't autoplay video. Ese ibingibi bisobanuye iki? Hano bakubwiye ngo autoplay video at any time ni igihe muri application yawe igihe hari video iri kwerekana uburyo iyo application ikora, yaba ari ads cyangwa ari video y'abamamaza bashyizeho, izajya ihita yikina igihe uguze mobile data. Hano aka kabiri kavuga ngo autoplay video over wifi, igihe uzaba uri kuri wifi ama video menshi azajya agenda yiplayinga kandi nta ruhare wabigize musange bando zawe zirashize. Noneho hano ngo don't autoplay video, don't autoplay video rero niho hantu wowe uri bufunge kugira ngo muri application yawe hatazagira video zongera kwikina se cyangwa izindi software yazikoresha ugasanga ibintu by'downloadinze, ama application y'downloadinze ugasanga nyine hagiyemo ibintu byinshi cyane, ugasanga niyo mpamvu data zawe ziri gushira. Wowe rero click ahangaha handitse don't autoplay video, nta ma application zigera yi updatinga ndetse nta za video zamamaza zongera kwiplayinga muri telefone yawe cyangwa muri application ukoresha muri telefone yawe. Rero iyi video ubaye ikunze watubwira muri comment icyo twazakubwiraho, ndetse ukatubwira niba byakunze ugakanda like kuri iyi video ndetse ugakanda subscribe ukibuka gufungura inzogera kugira ngo ujye uba mu ba mbere babona video twa playinze.